Okay. Tiyotangira akarimbo bakise Ahiro by Enrique Iglesias muri kumwe na Olivier nk'ibisanzwe. Aka karimbo ngatuye abanyeshuri mwese muturuka UR Busogo na Yura zose, ariko by'umwihariko mwebwe mwiga agronomy ya 1 2026 hano kuri Busogo kabagireho. Yes. Ese wabyina? Gusabye kubyina? Ese wakwiruka? Ubutareba inyuma? Ese warira? Ubonye ndi kurira? Ese watabara ubugingo bwanjye iri joro? Ese wahinda umushyitsi ngufashe ku minwa yawe? Ese wamwenyura? Wimbwire. Ese wapfa kubw'ukunda? Fata ikiganza iri joro. Akanibi wa hilo naba intwari yawe mukundwa. Nabasha kuvana iyo mibabaro yose. Nzahagarara aho uri iteka ryose. Ni wowe ubasha kujyana guhumeka kwanjye kure. Yes, Enrique Iglesias kuri hilo. Ese warahira kuzaba uwanjye iteka ryose? Ese wabesha? Ese wakwiruka cyangwa ngo wihishe? Nacyubiye, nabuze ibitekerezo. Adolkeya sinitaye kuri hano iri joro. Akambiyo hilo naba intwari yawe baby mukundwa. Nabasha kusombanaho iyo mibabaro yose. I will stand by you forever, nzaga aho iteka ryose, kuko niwo ubasha kujyana guhumeka kwanjye kure. Ahilo by Enrique Iglesias. Aka karirimbo mugature babandi bose mukunda, mwumva ko mudashaka kubabura kandi mwababera intwari. Babandi mwakora buri kimwe ku bwabo. Yes, mubabwire ati I can be your hero, naba intwari yawe. Yes, Enrique Iglesias muri kumwe na Olivier. Okay, muryoherwe n'injyana. I just want to ndashaka kugufata. Ndashaka kugufata. Oh yeah. Nacyubiye. I lost my mind. Nabuze ibitekerezo. Adolkeya sinitaye kuri hano iri joro. Naba intwari yawe mukundwa.